Reka nongere mbasuhuze mbifurize ibihe byiza wowe udukurikira umunsi ku wundi ni Gumamo TV. Imbere ya kamera zacu murahabona umubyeyi mwiza cyane useka neza. Save amakuru. Cyane meza. Yesu ashimwe. Ahimbaza. Haraka Savera. Nuko nyine. Duherukana muri filime. Yego. Ariko uri umukinnyi mwiza cyane. Ndikuri yaranye mbibona nyine. Save nakurikiye interview yawe nsanga ufite umugabo. Sibyo? Nko muri filime nkakura ko nagiye kuma ngo sheri. Iyo umugabo wawe yumvise wita undi muntu ngo sheri. Arabyakeye nyine uko bari akazi. Akazi nyine agomba kubyakira ategetswe. Arategetswe. Ategetswe kubyakira nyine kuriya uko burasa atabyakiriye akavuga ati ngiwe sinshaka kongera gukina ibintu gusa nihagira umugabo ukujyana mu cyumba kibanga nkasanga yagukoreye ibintu byanjye. Iyo nyine ni ya myumvire y'abantu b'iki gihe byo kumva ko nimba ibyo umuntu ari gukina koko nibyo ari gukora ariko ntabwo ariko biba biri. Save njye twakinanye niba hari n'abaturebye babonye ukuntu uteye neza cyane. Twakinanye sinzi ukuntu byagenda. Nawe urarengereye. Ntabwo ndengereye. Menyere icyo ushatse kuvuga nyine nacyumvishije. Ubundi iyo ugiye gukora ikintu nka kino cyo gukina amafilime utagikina ibintu byinshi bitandukanye. Nanjye ntaratangira kubikina nubwo nabikundaga ariko nabigiragaho amakenga menshi. Ngiye no kuzikora no kuzikina cyane ko ngiye ndanazandika. Nkoresha ibiganiro nk'umuntu ukorera Gumamo TV. Ariko nanjye nari kure nabifataga ariko nabikundaga ngerageza uburyo bwose nanjye nimbikina nzabasha kumenya koko bino bintu biba bimeze gute. Rero iyo wubatse burya ntago wakora ikintu utabanje kukiganiriza n'abo mubana. Iyo abikwemereye urumva nawe aba yiteguye kumenya neza ko ibyo uzakina ibyo uzakoreramo azabyakira. Gusa ntabwo twakora ibibi ngo turengere kuko umuntu agomba no kubanza ubwe kwiha icyubahiro akwiriye. Tugiye kuganira na Savera rero mwamwumvise ni uku nguko ameze, ni umukinnyi wa filime kandi rwose ni n'umwanditsi. Tuguhaye ikaze rero wamaze gukora subscribe, share ndetse na comment. Tugiye kuganira byinshi kuri Savera, uraza kuza kuba usobanukirwa byinshi ku buzima bwiwe bwite ndetse n'ubuzima bwe muri rusange. Ni Savera umukinnyi wa filime. Ntabwo nzi niba ari umukristo ngo tubanze tumusabe. Aho dusengere rero. Gushimira Imana nziza, turaguhimbaje ko umukozi w'umuhanga. Tumushimiye ko wabanye natwe mu bihe bitambitse kugira amagingo aya. Tumushimiye kugira neza, uri umunyarukundo. Tugufite ntabwo twifuza undi murengezi. Aka kanya turagushimiye ko wabanye natwe kandi kuri bubane natwe. Ujya ukora imirimo n'ibitangaza bikamenyekana. Ujya ukora ibikwiriye ubwoko bwawe bukanezerwa cyane. Aya masaha tukishyize imbere mwami kugira ngo turengere kandi dushyigikire ikiganiro tugiye gukora ubane natwe muri byose. Turakoze turagushimira mu izina rya Yesu. Savera, mbere ya byose ngiye kukubaza ikibazo cya mbere. Uvuka mu muryango w'abana bangahe? Twari 11 niko njya mbyumva nyine kuko hari abo ntazi. Ugerageze unzamurire ijwi rwose. Nyine twari 11 ariko hari abo ntazi kuko nyine bapfuye njye ntaranavuka. Ariko nyine ubu dusigaye turi 6. Muri abo 6 rero nkaba ndi uwa 4. Uri umwana wa 4. Okay. Icya kabiri, umaze imyaka ingahe wubatse? Imyaka 8. Impamvu nkubajije iki kibazo cy'imyaka umaze wubatse biraza kunyorohera cyane ko mperutse kubona video yawe uvuga ku bijyanye n'abantu bubatse ingo. Niba narumvise neza uretse kuvuga ngo ngiye ngo umugabo ankubita. Ntabwo uzi ngo yatinyuka kunkubita bihereye he? Save wisanze yaguteye urushyi wakora iki? Tubwize ukuri nk'umukristo ntumbeshye.
kuko nta mbaraga naba mfite zo kumwishyura nyine bwe yaba yarunkubise kuko nyine abagabo burya bagira imbaraga ziruta izacu nyine twebwe nk'abagore ariko nyine wisanze yarugukubise ukabona nyine ibintu byabaye faya wakitabaza izindi nzego ariko nta bushobozi waba ufite nyine bwo kumwishyura ngo bikunde. None se mu rugo muba mufite inzego zingahe ku buryo wakwitabaza izo nzego zindi? Ntabwo ndi kuvuga inzego zino bakoresha bubaka, ndi kuvuga inzego z'ubuyobozi mu midugudu, mu masibo, mu tugari, ku murenge. Ese Save, hanyuma y'imyaka 8 umaze wubatse, umugabo wawe bwaguca inyuma? Ngo bimenye turi kuganira. Ikibazo nyine ubajije kirakomeye ariko burya umuntu aba ari mugari nk'umukristo nyine nzi neza ko gukeka ari icyaha ariko njye ntabwo ndamubona, ariko igihe wenda ushobora kubana n'umuntu ukabona ibyo akora ukaba wabitekereza. Hanyuma se ukurikije ibimenyetso ibyo akora uburyo mubana nyine nk'amarangamutima y'abagore tugira yanciye inyuma se nyine ukabikeka gutya ati ngufashe namugira utese gusa wababara ariko nta kintu wamugira. Tumenyere ko hari abagore benshi bavuga ngo ngewe aramutse umugabo wanjye anciye inyuma nkabimenya nanjye namuca inyuma. Nawe wakora ibyo bintu? Uri umukristo, umusanze yaguciye inyuma, yewe anakoze sakirirego umusanze mu gitanda iwawe, wabigenza ute? Igitanda nyine cyanjye ibyo yaba yarengereye ariko mufashe ntabwo igisubizo burya ariko nawe wamuca inyuma ngo uvuge ngo yanciye inyuma ngo nanjye ngo reka mbikore, aho byakitwa nyine ko ari uguhimana kandi ubwo ibyo twabikora twirengagije n'ijambo ry'Imana ariko njye numva atari cyo gisubizo. Iyo witegereje bicaracara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye usanga bavuga ko nta bakobwa b'amasugi babaho. Mu gihe cyawe wubaka abakobwa b'amasugi bari bariho, ese nawe wari uri muri icyo cyiciro cyangwa wari waratabanyutse Save? Ndi umuntu hari igihe nyine bishobora kurushoboka bikakubaho ariko si ukuvuga ko amasugi atarareho na n'izi saha kandi buriya ziranahari gusa nubwo usanga abantu banywa nta sugi zikibaho. Si wenda sinavuga ngo icyo gihe ngo ngewe ngo nshaka sugi ntabwo mbyibuka neza ariko zari zihari. Utimenera ibanga ukabivuga umugabo wawe akabibona akavuga ati burya warabimubwiye ko nari ndi isugi se? Waramubwiye ati sheri ndi isugi? Reka ibyo nta mwanya nabiboneye. Waramubwiye ati byararangiye zarabonye? Ntabwo ibyo twabiganiriyeho uko twisanze ko ari uko. Savera rero urarwubatse umaze kurugeramo umugabo avuga ati burya ukunzi ndi umusore siko ndi reka ngo ceke urushyi. Byagenze gute? Ntabwo arankubise Save, ko bigaragara nkaho wariye urushyi rw'umugabo umunsi umwe. Njye ndi kubikeka ndi kubyerekwa. Ako ndabyibutse ubanza yarageze kuri nkubita rimwe ariko utagiye bwa kabiri arabe nkubita ariko ubona ko nyine nanjye numva birandenze ndavuga ni ibintu ntabwo byakunda. Urazi twarakaranyijwe nyine tuvuganaho nabi nyine nshiduka yaronkubise ariko nyine ntabwo narumwishyura birarangira nyine birangira gutya. Hari umuntu ushobora kukureba kuri kamera akavuga ati uko biri kose uko ndeba Savera agira amahane kandi nanjye uko ndi kukureba turetse iby'agakiza ndabona nawe uri mu bantu bagashyira hasi ukabanza ukivuna umwanzi. Uwo munsi ntabwo wivunnye umwanzi? Wapi, ahubwo kuvuga ngo umujinya ndawugira byo nyine arigihe nyine nkugira mwinshi cyane ariko umurandura awugira ariko mu kuwugira kwanjye aba ari ukuvuga nkivovota nyine nkasakuza ariko burya ntafite ikindi nabikoraho. Hanyuma bikarangira bikarangira. Uwo munsi umugabo rero agutimbura urushyi
wamubwiye ngo iki? Ngo ntabwo n'undi nabonye munsi icyo mubwira, narababaye. warababaye gusa, ubundi uraceceka, ya mahane yawe uyashyira hasi, uravuga ati kabisa narigenje Savera. Usanga abakirisa Barancetse. Byagenze gute Savera? Mbwiza ukuri ariko wimbeshya, n'ubundi nta mugabo uri buze kukurambagiza. cyakora uwo munsi nyine hari umuntu nahise mpamagara w'umuvandimwe wanjye ndabimubwira, usanga abakirisa ndagakubita, mufate kandi muhite muvaho. uri kumva? Namagara nyine umuvandimwe wanjye ndabimubwira, ambwira se bigenze ute, nyine araza arareba asanga nyine nta kantu twari twapfuye, birangira nyine dusabanye imbabazi birarangira. Hanyuma rero Savera amaze gukubitwa n'umugabo, basabanye imbabazi birarangiye. Nyuma yaho ubuzima bwawe n'urugo rwawe n'umugabo wawe, cyangwa se urukundo rwawe rwa mbere, mwakomeje kwitwara mute? Kuba ugeze muri uru rwego uri umukinnyi wa filime, byakomeje gute? ubundi ikintu bita urugo aba ari ishuri, aho biva bikagera aba ari ishuri riba rikomeye cyane, kuko mu ngo duhura n'ibibazo byinshi bitandukanye. Niyo mpamvu usanga n'ingo z'ikigihe hafi ya zose usanga inyinshi zarabaye divorce. rero nshaka umugabo, nashatse nyine numva nshaka kubaka cyane, numva ari intego yanjye yo kubaka. ariko iyo ugeze mu rugo hari ibintu uhura nabyo ukibaza, iyo mbimenya najyaga he? Yego. Nashatse umugabo nyine akajya ngerageza cyane, akangerageza nyine mu buryo bukomeye. Burya niyo ari ikiganiro mperutse gukora, ndavuga ngo ntabwo ari byiza kuvuga ubuzima bwawe bwose ngo ushyire ku itangazamakuru, kandi koko ntabwo mbikunda. ariko uyu munsi ugiye kumbwira aho dukeya. Oya dukeya, kandi umbwire. nibyo navuze ngo mu ngo nyine habamo ibibazo byinshi bitandukanye. Yego. niyo mpamvu usanga nyine divorce ziri kuba nyinshi. njye rero nshaka urugo, numvise nshaka kubaka cyane, ariko nahuriyemo n'ikintu bita ikigeragezo. Ikigeragezo gikomeye cyane, nshaka nyine mu muryango mbona nyine utanyitayeho, mbona batankunda, buri kimwe cyose nkajya mbona nyine nsa nkaho ndi njyenyine, ntawe nahamagara, ntawe nabwira ndi ikibazo ngo anyumve, ntawe natakambira, nkajya nisanga nyine ndi njyenyine. noneho watekereza ukuntu washatse muri famiye utabatakambira, utababwira nk'ikibazo ufite runaka, n'uwo mubana wabo nawe akakubera ikibazo, ukavuga ati n'ubundi nta muntu mfite, ntaho mvuye, ntaho ngiye, nyine bigatuma wicuza cyane. ariko ikintu njya nshima Imana, ibyo byose byambayeho naramenye Imana. hanyuma Savera, niki cyatumaga wumva ushaka urugo, ushaka kubaka? numvaga ikintu wari ufite imyaka myinshi? oya, ntabwo nari mfite myinshi, ariko ndangije kwiga nta n'ikindi kintu nigeze nkora, nahise nshaka urugo, kuko numvaga nshaka kubaka mu muryango wanjye, famiye yanjye, nanjye nyine nkumva ko mfite umugabo, mfite n'abana bankomotseho, nkajya numva ni ishema ngewe kuri ngewe. tumenyereye yuko hari abantu benshi bafata icyemezo cyo gushinga ingo kubera ko badashaka kuba indaya, kuba abasambanyi, ngo basambane, bakaba bavuga ati ngiyerekane, aho kugira ngo nzasambane nteshe Imana agaciro, nanjye niteshe agaciro, reka nshaka umugabo. ndumva umubiri wanjye ungoye. nawe icyo gihe umubiri wawe wari ufite bya bindi bajya bita ubushyuhe? umuntu twashakanye twakundanye n'ubundi niga, umva ndangije kwiga nyine nenda igisubizo, nyine ngize amahirwe aranyemera turanabana, nyine nshaka muri ubwo buryo. Savera turabivumbuye, yashatse atari isugi, byaragiye. tubirangije ariko wankuye mu sugi nayo twabaye, gusa twabibwirwa n'iki niba ari we gusa? ibyo nkubwira ni ukuri. gira gutya wenda. oya, ibyo ngibyo ni indahiro z'abanyabinyoma ahubwo. ese mbwira ko ari ukuri. none Savera, ubonye wubatse urugo, ikigeragezo cy'ingenzi gituma uvuga ukibuka ibyakubayeho mu rugo, ugasubiza kurira, cyari ikigeragezo? abagore, ikintu cya mbere gituma dushaka ingo tugashaka abagabo,
ni byinshi ariko burya ibintu bibabaza nanone abagore biba bihari. Hari igihe nk'umugabo wenda waba ahari ugasanga wenda yagiye se akaba yagiye guhaha, wenda kugenderega twebwe tumenyere ko abagabo iyo bagiye baba bagiye mu kazi kenshi, wenda ugasanga aragiye ntatashye kandi umenyereye ko nyine agomba gutaha, wamuhamagara ugasanga amaze nk'iminsi ngaho atakwitaba, icyo gihe urababara cyane ukajya uhura n'ibibazo, wanarwaza n'umwana ntamenye ko yanarwaye, we nawe waba warwaye kubera kumubura ntabimenye, ugasanga ubundi ni byinshi cyane bikomeye. Ariko iyo wamenye Imana ukakira umwami n'umukiza, hari ukuntu ugenda ukomeramo nyine ukiga iryo shuri, iyo rirangiye ubaho mu buzima bwiza cyane. Yego. Nise Save, umugabo warakijijwe ubu ngubu cyangwa yagukoraga ibyo byose atarakizwa? Yari atarakizwa. Ariko yarakijijwe. Aramutse yumvise ubuzima n'umubabaro wamuteje, nta kibazo ubu ngubu byamutera, aricuza nawe? Ntago mbizi, wenda ko yanezezwa no kubona nabishyira hanze, niyo mpamvu nanjye ntabikunda gushyira abantu hanze nyine. Ariko uherutse kubwira abamama ngo bavuga ngo abagabo babo bafata nabi, za divorce ibiki, ngo reka ntabwo ari byiza, ariko se niba umugabo yagukoreye ibintu bitari byiza ukabona wenda ashobora no kukwica, kuki ubabwiraga ko badakwiriye kubivuga? Burya iyo ufite ikibazo, iyo ukibwiye ubuyobozi aho utuye, iyo babimenye biba bifashije cyane, ku buryo bizwi niyo hagize ikindi kintu kiba, ariko baba babizi yose, ukababwira ubuzima bwawe ubayemo, mba numva atacyo cy'ingenzi ngiye ku giti cyanjye, ariko nyine abankurikiye mwihangane, birashoboka ko imyumvire yanjye ntabwo ariyo yanyu, ariko burya ikibazo cyawe ubundi urabanza ukavugana na nyir'ubwite, mwebwe mubana mukabasha kuba mwakemura ibibazo. Iyo byanze mubishyira mu buyobozi, kuko nasanze ibyo bintu iyo bikomeje gutyo usanga umwe yishe undi, nyine bamwe bakabatakariza ubuzima, njya mbyumva cyane. Ariko Save wanatubeshye, kuko umugabo yagucetse urushyi uhita ubibwira umuntu. Narabimubwiye, ariko urumva nabibwiye umuvandimwe wanjye tuvukana. N'abandi baba babivuga babibwira abavandimwe. Rero uwo muvandimwe wanjye nabibwiye yangiriye inama, kandi iyo nama yangiriye ni ingenzi, ndamushimira cyane, Imana ijye imuha umugisha, ajya mba hafi nyine mu buryo bumwe na bumwe. Umugabo wawe ni irihe kosa yagukoreye mu buzima udateze kuzibagirwa? Ryo kumbeshya. Ryo kukubeshya? Mubwire ngo dadi, Imana ikubare kumbeshya. Imana imubabarire kumbeshya. Nawe uramubabariye? Njye naramubabariye. Ni akahe kantu keza yagukoreye ukavuga ati kabisa ni we mutware, nuramuka upfuye nzapfana nawe? Amasezerano se mujya muyasezerana? Upfa se hari umuntu upfa agapfana n'undi? Kereka nyine bijya bibaho, ariko buriya gupfa ugapfana n'umuntu nyine, ubundi iyo usezeranye n'umuntu musezerana ko nyine muzatandukanywa n'urupfu, ariko urupfu ntabwo bivuze ko muzapfira rimwe. Hari igihe umuntu apfa mbere y'undi, undi agapfa nyuma nyine. Ubu se umutware wawe ntabwo ari byo tumwifurije, aratabarutse wenda ni urugero, kuko twese niyo nzira, misenza nk'igihubutsi cyangwa kameramana yisaza agahita avuga ati ngiyewe marira mfate mu mugongo twibanire nanjye, byemera cyangwa wakwirerera abana? Njyewe mba numva nta wundi mugabo nashaka, mba numva nakwirera abana bawe batatu cyangwa barenze barerwa n'ubundi mugabo. Bitwaye iki? Erega muri iyi si turimo kugira ngo twige, hari ibiba kuri mugenzi wawe kugira ngo wige, cyangwa bikaba no kundi kugira ngo wige. Ngewe ntabwo nafite abana banjye ngo mbashyire undi mugabo. Ariko umugabo wawe uramutse utabarutse, umugabo wawe yahita yishakira. Ntabwo mbizi nyine, ubwo ni uburenganzira bwe, ariko ngewe ntabwo ariko byagenda. None se Save, umubiri wawe ntugikwa ku buryo utakwishakira undi mugabo? Urakora, ariko hari igihe biba ngombwa umuntu agahagarara nyine. Uri kurumva utamushatse wajya wiciriza panya cyangwa ukicira mu cyaha hafi kugira ngo byose ubikemurire aho ngaho? Imana yanyica.
Yerekwe gutaramenye Imana. Ntese Imana irica wowe urarusha ba Dawidi. Dawidi ntiyigeze akoshora umwana bikarangira akajya urasetsa rwose. Oya ibya kera se shaho. Oya nyine Imana niyo ifite uko yabigenza. Byashoboka ko nanjye nyine nateshuka ariko Imana niyo ibizi. Ariko izanabindinde. Ubu nkubwiye ngo dusoze ikiganiro tugifunike ubundi twigire nk'ahandi hantu muri Marriott wenda cyangwa se mu yindi hoteli. Ntabwo twakwigendera. None mfite umugabo twese. Njye nditeguye turahita tugenda. Ubwo nimba icyo cyakuzanye urabe wigisubiriye. Dufunge kamera se? Ugira uteze? Nyine dufunge kamera. Icyo cyakuzanye se? Mfasha. Niba ducira urubanza. Oya ntago bikwiriye. Ibyo ngibyo. Ubwira iki abadamu bubatse ingo bateye gutyo mvuze? Kuko barahari ntibahari se? Ye nabagaye. Mpamvu nabagaye ni iyi ngiyi. Burya wubatse urugo aba ari icyubahiro cyawe. Kabone nubwo waba utabanye neza na famiye, kabone nubwo waba utabanye neza n'umugabo, kabone nubwo waba utabanye neza mbese n'uwo mubana. Ariko burya icyubahiro cy'umuntu kiba gikwiriye kubaho. Kandi burya nta muntu n'umwe waguha icyubahiro. Usibye wowe ubwawe ugomba kukiha. Burya n'undi muntu wese wakiguha kiguha nyuma. Mba numva rero bidakwiriye n'abagabo babikora bose. Bisobanuye ngo abadamu bose bakora icyo kintu bagaca abatware babo inyuma. Ni amakosa cyane. Baba kuba ari ikosa. Kandi nyine ibikwiriye kubahwa tujye tunabyubaha. Nyine abagabo bubahwe. Abagabo bubahwe. Bubahwe pe. None zubwo mwebwe ko baba batabubaye. Sinabona uko mbivuga ariko nyine ubwo yaturemye. Okay, Savera rero ati ngiyewe ikosa ntakora mu buzima niryo guca umugabo wanjye inyuma. Nta mugabo n'umwe. Nta n'umwe. Uragira ikintu akubaza. Oya ababimbaza byo ntibabura ego. Ntago byabura. Kubikubaza ni kimwe no kubikora ni ikindi. Tumenera ibanga nk'ibanga ukoresha kugira ngo ubikureho. Njye hari umudamu umwe duherutse kuganira arambwira ngo runaka rwose jyewe yaranterese ariko kugira ngo mwikureho narabimwemereye. Mbimwemereye umunsi twagombaga kubikoreraho mubwira ko ndwaya ahita arakara. Nawe urabyemera? Ndabyemera kuko nanjye ndumva ameze nkanjye. Njyewe guhakanira umuntu sinzi ko simbizi. Ntawe nyambwira ngo hoya ngo sinabikora n'Imana igiye imbaga kuko icyo kintu nyine njye nkihana. Ariko ubu nsigaye narabishoboye nkubwiza ukuri. Ibyo nyine byambagaho kera ntarabasha kwakira neza wenda ntarabasha kwakira umwami n'umukiza. Wenda nkakubeshya ngo ejo cyangwa ejo ndi tuzavuga niduhane gahunda. Icyo gihe nyine nkavuga ati ndarwaye sinabonetse simpari. Nyine nkakubeshya ariko ubu ngubu nkubwiza ukuri nkabwira ntago nabikora. Ariko ibyo ngibyo abanyamasengesho benshi bamaze gukura iyo ugiye gusenga bakwihanisha irari ry'ubusambanyi. Oya ntago nabikora nta ryumva. Ase ubu waba ufite umugabo ukajya kurigira irari ry'abantu. Nk'ubu ndaguterese umuhaye umwanya urumva byanga bikunda mujya kwemeranwa icyo kintu wamuhaye umwanya wamuteze amatwi. Ese hari umugabo akaza akavuga ngo sabe. Oya nta turabivaho tujya hehe. None se ubwo twabivuga bagacya bukira. Uwa mbere wabikubwiye cyangwa uwa nyuma? Ntabwo se ndabyibuka. N'uyu munsi se baracyakubwira? Oya uyu munsi ntago ntibyumva mu matwi yanjye. Wakoresheje irihe banga? Ntaryo no gusenga. Okay. Aha tuve muri icyo cyiciro sibyo tugere ku biri gucaracara ku mbuga nkoranyambaga. Hari zaga nabonye ya Miss Muheto avuga ko uriya mugabo ushinzwe ibintu bijyanye n'abamisi ngo yaba yaragerageje gushaka kumusambanya. Ibyo bintu bivugaho iki? Biriya bintu nanjye byaranyobeye ariko koko biriya bintu wasanga ariko byanagenze wabona ariko byagenze mu by'ukuri koko ugasanga nyine nk'uriya mugabo koko yarabimubwiye ariko biranabyita kuko nimba yarabivuze byaba ari ihohoterwa.
gufatirana nyine umuntu bitewe n'urwego agezemo cyangwa n'aho ageze cyangwa nawe wikangishije kubera akazi ukora n'icyo uri cyo. Biriya bintu sinamenya ngo byasohotse gute cyangwa iki, ariko nanjye nyine nabyibajeho ndavuga ntibyashoboka ko biriya bintu nimba byaba biba abana bacu baba barashize, kuko urumva nimba bari hariya biriya bikaberamo si we wenyine, urumva abana baba barashize pe. Ntago nabishima abaye ariko biri. Okay. Hanyuma hari indi nkuru mperutse kubona ngo y'umukobwa wagiye ku itangazamakuru aravuga ngo yasariye Yago. ngo Yagongo rwose ngo ndagukunda. Ese aba bakobwa bagenda biyandagaza ku mbuga nkoranyambaga ngo bakunze ngo abasitari, w'ibyo bintu uvuga iki nk'umubyeyi umwateri wa filime? Ibyo bintu iyo ubibonye gutyo wobivugaho iki? Sibyo kuko biri mu buzima busanzwe bw'ibintu mukina. Ni abana biriya, urabona aba ari abana n'ubundi baba basanzwe biyandarika, ugasanga niba abana batacyumvira iwabo, babana bataba iwabo, bamwe bigenga bifata uko bashaka, babwirwa ntibumve. Ntago wabona umukobwa wiyubashye ngo ujye gushyira ku itangazamakuru ngo nasariye runaka cyangwa runaka. Oya, nk'abantu b'ababyeyi nk'ama urukundo reka twemere ko rubaho, ariko mu muco wa kinyarwanda nta mukobwa ujya ufata iya mbere ngo ajye kwibwira umusore. na Knowless yarabiririmbye. Ntabwo ibyo bintu bibaho mu muco nyarwanda, ntabwo bibaho, nta nubwo ngenda nabibona. Ariko ntabwo biba bikwiye nyine, abo usanga ari abakobwa bamwe batumvira iwabo, bataba iwabo, babandi biyandagaza nyine tuba tubona ku muhanda, usanga aribo bashyira nyine ibintu nk'ibyo ngibyo ku itangazamakuru. Nta mukobwa wiyubashye cyangwa warezwe wahawe umuco ushaka kuvuga ibintu ku itangazamakuru. Hari komenti nyinshi z'abantu baba bagenda bavuga ngo ese uriya mukobwa ni ugusara, ni ugushaka kuba umusitari, bari ugushaka gutwika. Byose birashoboka, byose birashoboka. N'igihe aba agira ngo we amenyekane, kandi kumenyekana muri buriya buryo bugena ntabwo byaba ari byiza. Kumenyekana kuko wishyize ku itangazamakuru ngo nkunda runaka, nkunda Yago. Nanjye biranyobera, ese baba babona Yago yagera muri ruriya rwego adafite uwo bakundana? Ibiganiro bya Yago njya mbikurikirana. Buriya hari abantu nkunda mu buzima. Ukunda nde? Nkunda atari kuvuga ngo ni nk'uwo mukobwa, kuko urumva yaramusariye nyine ni urundi rwego rurenze. Ariko nshingiye uburyo ngewe Yago mubona, Yago ni imfura. Njya ndeba ibiganiro akora, ibikorwa akora pe, nkavuga ni respect kabisa. Nkavuga ati ni umuntu w'umugabo nyine akora ibintu we ku giti cye bitamufitiye inyungu ku buzima bwe, ahubwo bifitiye inyungu muri rusange. Na Emirene ndamukunda cyane, nawe njya mbona ni imfura pe. Muri ndahabi nawe ni imfura rwose, niyubahwe. Imana izamfashe ngiye tuzanabonane kuko ndamukunda nawe mbona rwose, kandi ikindi nkunda ko nyine yubaha Imana. Njya mbibona yubaha Imana. Yago na Irene muri ndahabi, umubyeyi uri hano Chris arabasabye ngo arashaka guhura namwe. Muri ndahabi Yago na Sabe, abo bantu nimba hari abantu njya nkurikirana ibiganiro byabo babamo, kuko ngiye baranyubaka buriya. Imana nimfasha ariko Imana mu bumana bwayo bikemera ko tunabonana, nkabona amaso ku maso, nzishima cyane pe. Wanguriye igifanta kinini nkaguhuza nabo? Nakigura pe, kuko ngiye baranyubaka. Impamvu banyubaka ibintu bakora, usibye kuba ufite mwuka wera ukuyobora, nta muntu wakora nk'ibyo bakora. Niyo mpamvu rero njye ndabakunda, ndanabubaha. Imana ijye bampera umugisha kabisa aho bari. Kubera iki muri entertainment ya nyarwanda nta badamu b'intwari bameze nk'abariya bantu uko ari batatu uvuze bahari? Ni ukubera iki? Ntabwo mbizi ibyo, nta nubwo njya mbabona, ariko nimba nka byagakwiriye kubaho, ariko ntago nanjye nkunda kubabona. Usibye ko nyine tuba turutanwa uburyo cyangwa ubushobozi cyangwa iki, kandi rega nabo babikora kuko badafite ubushobozi bwinshi, ahubwo nyine ni umutima. Biriya bintu nanjye murambisaba Imana cyane cyane izananshoboza. Reka turebe wenda
uvuye ku rwego wari uriho rwo gukina filime, Imana iguteye iteka nk'uko uri kubisaba ko twagiye twumva ubuzima ndetse n'abantu ko tuba twagiye twibanda ku buzima buri purojegiti yawe kugira ngo turebe ibyo wihanganira n'iby'abandi badamu nkawe bakwiriye kwihanganira. Ugeze ku rutugu nk'umudamu ese wakongera iki mu byo bariya bagabo uko ari batatu yewe ngize ikintu mbona icya mbere nababwira ati kuraje, ikindi Imana ijye bashyigikira kuko bibaye ariko ubwabo bwo ntabwo byakunda, ariko Uwiteka ajya bashyigikira. Yewe rero mbaye nkabo numva nanjye nakora ibintu birenze Imana kandi izanabinshoboza kuko numva mbishaka. Buriya impamvu mvuze bariya ni uko ari ibiganiro byabo nagiye nkurikirana wenda mu gihe cyashize cyangwa kugeza amagingo aya. Hari ibintu njya ntekereza njyewe kenshi nk'iyo nagiye nko kwa muganga njya ndeba abantu nyine baba bari bafite ibibazo bitandukanye, badafite ibyo kurya, badafite ibyo kwambara, babuze ubwishyu nyine bwo kwa muganga, nyine nkumva icyo kintu mfite ishyaka n'umuhate wo kuba hari icyo nakora, ariko kubera nyine amikoro makeya wenda n'ubuzima butari bwiza cyane ugasanga nyine ubuze ikintu bikora, ariko deja umutima wawe wabitekereje. Nanjye rero mfite uburyo nk'ubwabo nakora n'ibirenze n'ibyo bakora, byanarimba nyine tugafatanya. Reka twinjire kuri iki gitekerezo, ubuzima bwawe bwa peyividi yawe ubwo watuganirije waciyemo mu rugo, tukumva ibyo washatse n'uburyo ugira gute, twinjira no ku bakobwa basabira abasore. Ese nta badamu bo bajya basabira abagabo b'abandi kandi nabo bafite abagabo? Ibyo bibaho ariko nabyita ko ari uburwayi. Ndumva ntabisobanuraho cyane, baba bafite ikibazo ugasanga nyine urubatse ufite umugabo ajya gusarira umugabo nawe ufite umugore nabyita ko ari uburwayi. Imana ibagirire neza. Abakobwa twabonye ko impamvu bibabaho abenshi baba bishakira ibyo ndabyumva no guhitinga no kumenyekana gutyo nta yindi wenda baba bashaka oya byanashoboka. aravuga ati iriya vewi ndayishaka. Iryo ni irari ry'iby'isi kandi burya Imana iba yararemye umuntu yaramuteganyirije n'ibyizamuka. Icyiza ni ugutegereza ukarindira Uwiteka ukazakugenera ibyawe. hari ikintu unyigishije, hari abadamu benshi bagiye baterwa n'abandi bagabo, ugasanga uwo mudamu kubera ko ateretswe n'undi mugabo agahita abwira umugabo akamubwira ngo hari umugabo uri kumurika gukora ariko nabwo n'umugabo akamubwira ati tubyemere ibyo bintu bibaho. Nigeze no kubyumva, nigeze no kubona ku makuru kuri BTN nimba byarabaga mu Mutara, ariko usanga nyine ni abantu bafite umuco nabwo utari mwiza, kuko urumva nimba uvuganye n'umugabo wawe ngo mushaka kurya umuntu amafaranga runaka, igihe ushatse kurya ibintu bitari ibyawe no kwifuza ibitari ibyawe, ibyo nyine ni irari ry'isi nyine nibyo nashatse kuvuga, kuko nabyo nta herezo ryabyo, nta cyiza kiba kirimo rwose, nta muntu wanabashimira. Ni umugayo ubwabo, ni umugayo bishyiraho no kuri famiye yabo, kandi burya tugomba natwe kwiyubaha no kwihagarara. Ese umugore uba wemeye gukora ibyo bintu n'umugabo uba wemeye gukora ibyo bintu nubwo bariya amafaranga, uriya mugore n'uburyo uburaya ntaba bufite ababisanganywe kuva na kera nyine aba ari ibintu ababisanganywe kuva na mbere hose. kubera ko imfunguro ni iki kintu urumva ugiye nawe turabipanze, tumaze kubipanga tugeze kuri kiriya ibyo bintu biri bubiri. Mu by'ukuri umugabo wawe atinzeho nk'iminota nk'itanu asanze gushiduka byabaye, kandi byabaye mwanaserera. Ese mu by'ukuri asanze byabaye mwaserera kandi byo ari yaguhinduka, ubwo wandenga yaguhinduka umugore umugabo asanze wabikoze mwabira
mwabipfa ariko baba banabivuganye urumva ni umugambi ubwabo baba bakoze ariko udashyigikiwe n'Imana, niyo mpamvu ingaruka nyine zitangwa byose cyane. ku bijyanye zirasenyuka zisenywe no kutihangana kuba hagati y'abashakanye cyane ko dushishikariza abantu no gukurikira filimi zanyu namucisha kuri TV, watanga nk'inama kuko hari ingo nyinshi ziri gusenyuka zitewe no na rwa rushyi ugeze kutubwira umugabo ugeze kuvuga bitaza kugisha inama umuvandimwe uko ukwiye kwitwara kandi umuntu amenye ko umugabo ari uwo ntabwo byabura ikintu nshatse kuvuga rero hagati aho, ikintu cya mbere burya urugo rwubakwa n'Imana kandi kwihangana burya aba ari impano y'umuntu, ntabwo abantu bose ariko bayigira, kandi ibi byose ukabishobozwa no gusenga. Iyo usenga mu by'ukuri bihagazemo neza, udaca hirya udaca hino, ukagera kwihangana nayo Imana nayo igiye gushyigikira. Biratinda nyine hari igihe bari ishuri kwiga kugira ngo Imana ikwereke ko ibintu byose bishoboka, ariko iki gihe kigera runaka umuntu aganyira kongera kubaka kandi musobanura nababwira ngo bajye bihangana kandi basenga cyane ko kubera kwihangana kwawe urwaye rwaje kugenda neza, umunsi wa none barabona urabyibushye neza ubigeze ufite ibintu bikagenda neza kubera ushishikarira gushaka Imana cyane. hanyuma usanga hari abakozi b'Imana nabo bubaha Imana ariko nanone usanga bijanditse muri ibyo bikorwa bibi by'ubusambanyi ibyo ahubwo nk'umukristo noneho kuko twaganiriye nk'umukristo ibyo byo ubivugaho ntabwo umuntu yabivugaho cyane cyangwa byinshi kuko bireza kandi bisanga binahari, tujya tubibona kenshi cyane mu bapasiteri, mu baki, abashumba, abakristo, abakozi b'Imana. Ibyo ni ibintu bisanzwe, ni ibintu biri kuba, ariko icyo gihe burya abafite izindi mbaraga niko nabyita, cyangwa bafite undi mwami akorera, kuko burya iyo ukorera umwami n'umukiza ndakeka urimo neza ntabwo ibintu wabijyamo, kandi burya ibyo byose dukwiriye no kubibona kuko ni inyigisho, ni inyigisho tugomba kubona mu maso yacu, cyangwa ni inyigisho ubundi nabyita ngo kuba rero biriho cyangwa binaba ni ibintu mbese sinzi ko nabyita, gusa biriho. Navuga nyine naba uhagaze nyine nakomeza ahagarare kugira ngo nyine nawe atagwa, Imana yiduhe imbaraga. reka ndeke gutanga urugero ku bandi, wenda njyewe ndi pasiteri, wowe uri umudiyakoni, noneho ndavuze ngo bino utunganye muri Bibiliya ugezemo urahansanze urugendo umanitseho kandi ndi umushumba umudamu ubaza icyo gihe nk'umuntu watuganirije ko ugira ibyemezo bikakaye cyane ko n'urushyi abantu barebye nabi rwaza, ibyo wakwitwara uti? Aho ngaho usibye kwitabaza Imana, kandi burya Imana ifite imbaraga cyane zirenze uko twebwe tubivuga. Icyo kintu wibuka ko ubwo turi babiri muri shambo kandi ko ntagiye kukwinjira aho ngaho, hari n'igihe Imana ibikoze ari n'ishuri igiye kwinjiramo, kuko n'abaza bakabahasanga bashobora kuvuga ati byabaye yamwishyiriye, bari babyumvikanyemo kandi nta ruhare babigizemo. Ubwo rero ibyo ngibyo ikintu nabyita nuko nabigenza no kwitabaza Uwiteka, ukiyambaza Imana, Imana yitanga imbaraga aho ngaho n'ibyo yari yagambiriye akaburizwamo. utazibonye oya Imana kiri kudasenga Imana yumva cyangwa idakora, kandi nanone utazibonye Imana yacu izindi nzira kugira ngo nyine iburizwe mu migambi ya Satani. Gusa yaba ari Imana ifasha uwifashije, kandi ijya yemera ko ibibi n'ibyiza byose byanakwemera rero ko biba. Ubwo bibaye utabigizemo uruhare ni ishuri nyine ugomba kuryinjiramo, Imana yaba yabyemera, wowe ntabwo waba wabigizemo uruhare, kuko ushobora kumera nk'uwafashwe ku ngufu, rye ni urugero, kandi iyo umuntu yafashwe ku ngufu uwabikoze arahanwa. Yego Imana yemera ko ibyiza n'ibibi bitugeraho, ibyo niko nabyita. reka rero tugushimire
kandi twizere ko umunsi tuzongera kugukenera tuzakubona. Hari igihe Yago rimwe muri Ndahabi Sabe bakubona kuri iki kinyamakuru akavuga ati uyu mubyeyi ndamuke, bakubona bati nyine ntago wambura kubera ko mfite telefone mfite nimero nkoresha. Hari uwakenera wenda kuzakina filime se gukora ibindi biganiro runaka, kuko ibicaho ni ukugira ngo nyine tubashe guha ubutumwa abanyarwanda n'abanyarwandakazi no kugira ngo twamamarize n'abantu. Hari nimero nyine dukoresha ku buryo ushobora kubonaho umuntu, nanjye uwampamagaye hari nimero wambonaho nka 078 92 98 219. Akunze mu bikurikira Gumamo TV abwiye nimero ayitanze kugira ngo mumuteshe umutwe, cyane ko mwumvise yuko ari umudamu ugira ibyemezo bikakaye. Siko bimeze cyane babagabo b'ibigoryi bagira ngo bagira ubwenge Bibiliya ivuga. Uramenye numuhamagara muhamagare ari umuntu wo kubaho, wo guha agaciro, muganira ibyo ushaka kumuganira. Niba hari n'izindi nama cyangwa se akaba ari izindi nyunganizi wabatera n'inkunga mukorane. Turabashimiye, ibiganiro byacu nakagaruka. Sinzi niba hari icyo wasorezaho wabwira. Ndabashimiye cyane abadukurikira kuri Gumamo TV, abantu bakoze subscribe, share, comment. Imana ibamugisha cyane, kandi tubashishikariza nyine gukomeza gukurikirana ibiganiro bya Gumamo TV ko nyine bikomeje kubagezaho ibintu byinshi. Imana ibamugisha, turabakunda cyane. Hanyuma ku bindi bisobanuro ni kuri telefone. Genda bashimiye, nari Ezekiel Kabu.